nabuze. Gasaje. Fresh. Kamera cyane. Meze neza. Ni sawa. Ni sawa cyane. Twaraburanye wewe wamuze. Buriya se wajyombaho. Garagana naho ngira. Reka uko se nagize wowe ubonye akazi. Aheze jana nure wamuhirimbiri. None se ko numvise Yoshidani nawe yarakuzanye nkanje byagenze bitera. Ja uriya muhirimbiri buriya. Agiye gutya ankure matimba. Nose byagenze nkanje. Wabyura wa mugabo. Uza ahantu yankuye cyangwa yagukuye mu majaruguru. Cyane uko nyine wahuye n'ibyago. Kigarira. Cyagira imbizo shaho. Nabonye na cyari imbwa yatangira aho ngaho. None se ko twabonanye yambaraga neza nanye nkabona kavuga nti uyu muntu yampa akazi tubyashoka byose ntanabura akazi ko byagenda. Ibintu yankoreye. Waragiye tugeze mu mugi. Nagurishira gahene kanyo kuko mfite n'amafaranga menshi cyane amamiliyari n'amamiliyari. Umukandara wanjye dore rero twararegeje z'emfungisha. Mbese uri umukandara? Aturebe. Sha. Ukimeze nk'igikenyerije. Reka no umukandara mani. Narakunda zirakomeye se ntago zago. Reka ntago zagwa nyine. Ntago pfunika cyangwa ariko iminsi yaje. Ahubwo si buranje urabizi. Uzi kuntu yanzanye se. Kaza nango naje nta mafaranga nari mfite. N'amafaranga ari ganzanye giti. Ntabwo nari nagujije. Ahubwo waratomboye sha. Ariko uramuhirimbiri. Nabonye ari imbwa y'imbere biraho. None se kantu kamwe. Wagurishije agane nguje gupakaza buzongera ukagorera. Diore. Ko nanyogo kuratampaye mama ahubwo naba ntumbe. Ahubwo n'undi kumva Yoshida ari we yarabaye Yoshida. Injajja mbi mbesiri yanga. Ariko buretse. Buriya jewe ushobora kugira gutya. Aho shana ninananiwe. Reka ntubaza ubona nje ngiye kukubaza. Rukore ntabwo warushe. Sare kandi uretse wagutura. Kuri kukinera kahose. Akucha tumaze tuganira ko gakeya. Tube tuyaga twumva. None sira. Ngaho mbwira. Yatuzanye turi babiri ngatuzanye muri Kigali. Tuzabigenza dute sira? Ko nkubonye. Uriya se wagize ngo. Uriya muhirimbiri ari ibintu yakoze. Iza cyangwa yaraziranye ngo na mama wa nyirakuru wa nyina wabo wo kwa data wacu. Ndagujya kiramo magara mba nifitiye agahene banda kagurishije. Uzi ibintu cyankoze. Warazanye umukandara wanjye kirawutwara inkweto cyaje kirazitwara n'igikapu cyaje cyarazitwara na telefone yarayijyanye. Mu gukuzana kubeshenye akubwira ibisekuru ujye muhuriyeho n'abanyokuru ngo n'abanyokuru wanyu. Umvanje cyatumye rero nemera koza. Ukuntu byagenze se. Uraturanye no wiwacu mu rugo ngambira kugira umuntu umuturanye. Muturane n'uriya mujura se. Nahita ubona umujura se. Urabonaga yambaye neza ngavuye muri Kigali ngaje nyine ngo kutwenga tuzanye muri Kigali nako tuzagenda twarasirimutsera. Ahubwo gera amenye n'amakuru. Emeko shana yankweto yambaye na yabogisi. Ariyo yakodesheje sha. Vugishije by'ukuri se. Yatiye wallahi. None se nako katwigira inama nk'abantu nyine tutarabana. Akose dufata icyemezo. Mbwira. Ariko hari umushinga nari maze iminsi ntekereza. Iyi mihanda nzayibamo kugeza ryarera. Shaka iki yede. Abandi barushwa no kuvuka naho yewe ntuhaburi munsi kugira. Shari. Uyu musozi sina y'amajerekani ngo bimeze bitera. Kwasikomera ufite amafaranga shati ageze. Faranga cyaje kwanga. Aziko dore nariguye. Uri kuyeho. Nariguye. Ahangaha buriya ngiye naterereza amajerekani 10 bakanyereza mu rugo. Umva ngiyewe rero ubu narakubita. Mbangubwira. Nimaze umunsi ntaragera ikintu ngikengeye kunywa agasupu. Ngiye kunywa agasupu. Mbangubwira. Mvangira nkubwira wowe. Yayo mazi yajyane mu rugo ngiye kugura agasupu. Turaza kureba ibyari byo mwana. Naribi. Nasabye umukobwa w'igitego baramutinye babimenye baramunyiba. Mahirwe yanjye shumbushuri nshira amarira. Wayashid. Sibu nagari kumva. Kagira umushinga urabona. Kagira nk'umwe wo kuvuga. Urabona bino bisambura bireba? Ibisambu rero yagize gutya ubwo nari ndimo nganira
naburiwe iminsi yankaranze nkamvuga ati reka ntekereze umushinga umwe umushinga udufashe ibi bwana by'imbwa n'ibwana by'ihugu tukanyine tukakora nk'ikintu cy'ubuvumo tugashyira mu buvumo tukaba tujya guhiga nyine tukabigaburira n'ibintu nk'ibyo bamenye hasi avuga nkubaza ibyo bibwana n'iki twabikoze mbona mu njemanda buriya ni boro ya dani iyihe se icyo ngaho mbwira tubizinyine ndanyene twangufasha ndakungura ibitekero buriya rero ziriya ni imari mu mujyi wa Kigali ziba zishyushye hari ahantu ubona twagerayo hari amazu maremare wajya ni ibiti bagiye baterekanya nyine bagahuza wajya ni ibiziriko bazirikanye bagahuza gusa nkubwire ugeze tugakora uwo mushinga tukabona gurakunze nabo twabonye Kigali twazabona gufata umushinga Kigali ahubwo izo mbwa haratugeza hari angubaza ngo nkubya akantu kamukinze mfite mushiki wanje nasize mu cyaro ndikuza no muri Kigali naramubye nti wo mwana ngiye Kigali aje ambya ati none kujye Kigali ufite ayaka nabandi rero umungu hani wacu uje shida si umuzi wagize wagiye Kigali kera yarambwiye ngo agiye kundangira akazi ubu nari niwe unjanye ubwo nibura akazi nzakurangira none se ahubwo kankubwira kandi ngo nzamurangira ubwo mushigura mutegubaye akwagira nawe tukamushiraho rana wakareba uwo mushinga rero reka nkwereke nuramukukunze cyo kizaza kirindagire nk'abandi bose kijye kigabura izo mbwa kinazoza kinazahirire kino kuziterekera ariko uzo mbwa ni kari byo umva nkubwira none uzo ugomba kugenda uko nako tumaje twabona muri Kigali nabigomba kuzamaza byamubaho nako umukozi wacu uzi kari byo koko umukozi wacu kamenye byari none sika nkubwire uzi ko nako twazageraho turatava dufite umukozi twagereza imbwa n'ibihuko mu Kigali ariko shaho mu bwenge bwinshi bona ntaho tuba tuzaba tugize tuba dufite ubuvumo bwacu n'ubuvumo bw'inzu akantu k'ubwenge rero umuntu buriya agize burya akagura nk'ibibwana by'imbwa nka 3 tukamwiyongeza tukahita tujyanana tubyoza tukanabigaburira ntabwo byaba ari ariko uzi koko kari byo abanga umuntu yoroye imbwa abaremba kabiri ako kana aguze imbwa 3 uri umuntu w'umugabo n'ihuku none akadushyiramo noneho jewe nzajya nzirengagiza muri aho amakuru ya ase shako tuburanye araburanye mwana buriya twaraburanye none se kam uyu nguyu ni wayo shida wambwiraga inshuti yawe iyi ni inshuti yanjye mana nawe uri ni inshuti yanjye kuva kera reba amakanya afite ibi bintu narabimubujije ariko sindi nose ubu yabuze n'ijana uyu muntu ibintu ari kuvuga buriya yabisubiramo koko uyu mugabo se byo kumbwira ngo amakanya none se umbizi irasha ubu se mwana isi kitanditse urumva uyu mugabo yahoze ari umukire iki ni igisambo umukire wahehengera uyu mugabo ngenda muzi uzi kuneza koko n'ingegera zose ku muhanda koko none se kuvugisha ukuri umuntu yabizira none se ubwo nanjye mbingegera kuko nambaye ibirenge sha oya simvuze ko wambaye ibirenge natwe se twabyambara ariko mwana ahubwo se niyo utari ingegera umva shumi yanjye reka nkubwire ndakumbana n'abana bameze nka gutya badafite umuco reba nkureba ibintu cyo cyamba ibi ni ibiki none si ntago ari kugize aka ni agashuti kanjye ariko nako gusa urayigira ndeba n'ibirimo nambaye ibirenge rero ese shakamo nuko rero bimeze dore ni mbese ubuzima bwananiye mwana wa mama maze igihe narakubuze nkushakisha none umva nkubwire wabamboneye akazi hari ahantu nzi akazi umubosi ashaka nyine abana abakozi umva ko kazi ako kazi umva uhitana kunyegera cyane mpambaga nayo ntabwo iracika oya nanjye nibagiwe agomba kujya mu metero oya nanjye nibagiwe ngaho wameze umbwira sha ahantu nzi akazi ariko ongera usubiriremo akazi mva nkubwira ceceka gato we maze ibyumwe yamaze igihe kingana nyibutsa mani iminsi maze mbere gukoranaho mani bawigiye hirya ukunyereza harya amaze igihe kingana gute nta kazi mfite sha harya se duharukana umwaka washize ntabwo ari umwaka gusa umva ko kazi aho mbwira rero ako kazi gateye utyo ubu nanjye nkambara inkweto nk'izi z'ingegera ndakorera inkweto hoya wakwambara bote kuko ako kazi kameze gate ako kazi nako kujya uborosa imbwa Ako kazi ko kuborosa imbwa ukanazigaburira nako kwita ku mbwa
naho mvuye naho oya umva nkubwire we wanazinera guhembwa neza sintigize norora imbwa nta nubwo nzi naho bazicuruza none se urorera mugenzi wawe umva nkubwire ubwo byaba bivuze yuko wera kuzana isesereza isesereza wapi nubwo imbwa ari iwanyu nubwo imbwa ari iwanyu ndi kuvugisha ukuri umva uyu se papa yagiye akazi agahinda karakanyagwa ko nta munsi n'uyu n'umwe nzigira mura n'umuntu muzima umva none nkubwire ndapfuye umva nkubwire inshuti yanjye ndabizi iminsi isi itanditse urumva wamo iki kugira umuze n'izindi umva nkubwire wahoze nta muntu nyine wagufungura n'udushumi tw'inkweto ariko inkweto zihe n'iki byambara inkweto yaba ariko wajya ureka shumi yanjye wajya ureka n'abantu umva ko nakurangiraga urakanze se kuzajya nahirira inkoko urumva ko inkoko nta kibazo yewe ntaho uvuye ntaho ugiye shumi yanjye ntaho uvuye ntaho ugiye ndumva woni uzaba umuhasara ariko umunsi ahura n'abantu bameze nk'amwe b'ibigori nta kigori kinini usanga dore kimwe kibagira cyarasoza ariko iwanyu buriya bakohereje uri oya ndabizi agahinda n'ikice kagira muba ariko mwana reka mubwire urumva reka ugahura mubwire nk'inyegera n'izi zikagutesha umutwe umva ariko nawe waba nkatwe mana nawe umva ukajya ugenda umeze neza cyane ubwo nawe bambaye inkweto inkweto wanjye amafaranga ugura waje icucu ariko muva mbabaze papa azi guhaha mukomeje kumuri ubugambo bwinshi ariko icyorezo cya mambaga cyo ni ukwitwararika mukomeje kumurikira amwongegera ariko ahubwo ngiye dore ikintu ugiye gukora nari nabuze akazi nakora no korora inkoko ni wabanze kumukora ahubwo dore ikintu ugiye ntabwo gukora wumva ikintu ugiye gukora kandi leta mu mudugudu Kandi ntabwo wumva. umva duhindura ingingo leta iraza kumemba ngiye gukora ubukangurambaga mu mudugudu bwo kwirinda icyorezo iraguhemba se yaguhaye akazi ese n'injabo y'amafaranga wowe wambaye n'ibirenge aya umva naniwe ndagikira ku munsi mahanga yanyoye aya banicaye niho umunaniro arako kwicara aho njya kagaseke n'ubundi zereba ari yose ariko ibi birenge muhora nambaye sinzarwara imvunjara ntabwo yo gasheke cyangira umuntu gitera agahinda ko nubwo kari gashize kari karyoshye ariko n'ubundi ubuzima bumuhaye umwanya ngo bukunyuzure iteka ryibura kunyuzura ariko ubu nari yagiye ngirira agasheke gatuza yewe gasiko gitangiye kurura ariko nta mutindo ujye ubihira imicanga ayarya hirya ntabwo tubiwe hasi buriya ntagegera uri kumbona aha iyo shida ndi kureba ntabwo ariyo shida kureba neza se buriya kandi iyo shida basi iyo shida wanzanye i Kigali ra none se ko yanzanye atameze kuriya ra shida ko yaje ko yambaye neza yambaraga inkweto yambaye ibirengera ntabwo ariyo shida buriya hari ndi kureba nawe wasaga amaso bwahumyera kandi iyo shida ra ariko kumureba neza ra hano iyo shida ra neza Yoshida hano Yoshida uri kujya agashekera asanga kare tugendereho ndeba Yoshida bimeze bite si Yoshida sheke kanjye wari utumye urankanze utumye imana oya kambaza
ndi kuvuga siko hari umuntu wazanye mu Kigali yitwa Yoshida umeze nkawe ko yari yambaye neza atambaye ibirenge nka guca yambaye n'amakoti none yewe reka nkubwire wa mugabo ntabwo nziranye nawe pe nizanye i Kigali nta muntu azanye i Kigali mva nkubwire mbaze iki Yoshida wanzanye yarasa nkawe neza ni fotokopi nuwahe uwo Yoshida yavuka yambye ngo umva ngo nuwatabagwe nabagwa nawe urabeshya nkubwire none ko jya numve nentutse nyuma nyire kugira ngo wenda kubatabagwa bise mbyumva neza uwe wacu umva uyimpakanya tu kanicara ahubwo tubiganireho neza oya kanze nicara ahubwo umbwire neza yo kwicara umva nkubwire siho Yoshida aho ni hejuru y'iwacu wiwanye mu ndara y'amajyaruguru wameruka rwawe uruswende no si niwo wakuze ni njewe wazanye i Kigali uraza urangize urantera i Kigali mva rero nkubwire wa mugabo buriya yari amaco y'inda ntabwo njye nigize nkuzana i Kigali umva nkubwire noneho umuntu wanje ntaratambitse imbaraga zibirenge nka guca yari afite uturenge twiza yambaraga inkweto neza nase wanguze igihumbi mu umva nkubwire noneho ngwagize ngo umenye ubwenge ngo buranzanye Kigali ngo urantaye uzima ndushije ubwenge usanze no ndi wiwanyu ntabwo ndi wiwanyu mwana ni wewe nese nkumenya ni wewe nta wundi ukuntu ngambaga ni weho wanzanye nta wundi ni wewe wacu oya umva nkubwire buretse umva yego yego wacu winyerengagiza iwanyu si wanyu ndahaze ngewe aho twavuye mu mudugudu wawe kidugudu aya kandi ngewe nkubwire wa mugabo maze imyaka 15 i Kigali ngewe nawereye nawe usibye ubuzima bwangoye ibintu bikanga umva nkubye impamvu uri kunyerengagiza ukanyobego rero umva imyaka 15 zishize aho nzaniye narakuze mbona n'amafaranga uzi umushinga twakoze se buriya nje na ahubwo se havuga wakubunye wa mukira buriya havuga nawe nzi uzi ko yambwiye ngo havuga wahe havuga nawe nzi havuga nawe nzi navuze ngo no muri Matimba nawe twari nambye ngo hamuzanye nta muntu nazanye nta muntu nakuye mu ntara narizanye ahubwo ikankugira inama niba warisanze i Kigali irwanirire nge ntabwo nziranye umva nkubwire noneho ngomereza ibimenyetso byerekana ko ndi iwanyu sibyo waraje urambwira uti umva rero gasake kankubwira ni wowe gasake se ni nje gasake arega narakuze nabunziga namurana neza rero n'imipira zihenze wazibonye uziranye nahavuga avuga nyine harahuye nawe kugira ngo uca mu muhanda nyine twese byaraducanze umva nyine nkubwire nyine wahavuga rero utuziranye twakinanye karere muri karitsiye ntabwo ari umva nkubwire none uwo havuga ukumbwira uwo muhamagare numva niba nzi njye nta nubwo nziranye nta nuko yanijijishije nuko yandi kwijijisha ushanga umuhamagare muhamagare njye nta nubwo nziranye oya uretse kugira ngo nkubwire ariko sika nko kamaze nkubaza akabazo kamwe ndiko rutambitse imbaraga zibirenge guco buriya byagenze bitera ubuzima bwaranze mwana ubuzima bwaranze none sikira gihe turi muri ketse iyo nyine kirakana gatongana nkaguca ubugeze nkano hejuru sibona kozanye Kigali urakana kugira nsobanurira ko asize imyaka 15 ho tugere aho ndane muri Kigali ariko rero ngewe ntabwo ko byarancanze ngewe ibintu byo kumbwira ngo nziranye na nubwo ni kujya kumira nge ntabwo ari wari kwibuka none ko ari Rudoviko aya ntabwo ari wowe uwo merukana nawe ko ari Rudoviko oya ngo none unyemeze uhamagare uwo muntu kwivugisha ngo niba ari havuga nkubwire ni havuga anze muhamagare wumve ndetse muhamagare wumve byaranze kamuhamagare izingegera merukana nazo muri bibiri izingegera nzi ko izingegera nazahura nazo i Kigali ndamuhamagaye byemeye bamubwire izi nyegera nzi ko nazazihura nazo umuhanda wigenda go muhanda araje dusange hano none ko ari ikintu nawe nta kintu cyawe nibye njye nta nubwo nziranye nawe nakoje kubikubwira nawe ngo no ndanigenda ahubwo kankubwire ubuzima bwaranze njye ubwo kanze mwihora nta kibazo ubwo tuzaba duhura ntari bico ngaho agenda ubwo ntari imyaka ndamubwira nimubona byana nazanye mu mwaka kumbe byamenye ubwenge byageze i Kigali bibavuze none dore ndimo ndabwera mu mihanda renge narimarishije imihanda ko baza hari kugera nabi n'ikirano mu amakuru kumera cyane ndakora naguhamagaye ni kugira ngo tuziye duhite duhurana cyane ntuzana cyayo shida twahoranye mwana yanjye gira zubu twavugana iki sha namubonye none uravye ukuntu ameze uzi ukuntu ameze wowe uzi se wabireba
atambitse imbaraga z'ibirenge mu muhanda kugira ngo noneho ya makanya ayakubita gutya. uzi ukuntu ameze noneho uzi ipataro yambaye ibikoti si noneho naho nyamazana namuyoboka twamaze twibwira ni ibintu byahe n'ibyaheye n'ibisakuzo byose twamaze kubona byo kugira ngo yanamenye ahubwo ntiwagize ngo nikagarara nyine uzi ikintu nahise mwibukiraho hari ikintu namwibukiyeho ubwo ntacyo namwibukiyeho turatumeze nk'utwibyo baturi kumwana no ku ruhande turatwanwa utwo ko nasa mwibukira ko yavuye mu cyaro ariko tumera turi kumera hari utwana n'utwahano nasanze no muri hagati turi umuntu hejuru turahari ariko sha wakinyere uzi ukuntu naguhamagaye ngo uze ngo nawe utimubaza amafaranga yawe yakuriye nagwa mukandara gwawe sha umubaza hano wasa yarawukeneye oya menya aragugurishije nagwa hari uzi ukuntu yakubise ninkubise tere aho ngana ntarwajya n'ukuntu muvuga ahubwo nitumubona tugara turi kumwe nje nawe zeta tumuhakaza aje turagirira zambwa na zabyago ubundi wazakishemo kikaragera zambwa zikari bya nanjye ngo umuntu yagiye kugumurangira nuko ahita kuko nabyamuteye isoni bitewe n'ibyo yadukoreye nyine ariko naretse kwigira ibintu by'idage twamana akazi akakira ibintu nk'ibyo nitwo jya guhora noneho leta muhamagara ahubwo se nari ndimo njya hariya hirya nuko navuze ati reka munyureho tugende nanjye nari ndi kugenda ndimo mubona none tunyure hano tugende umbwira tugende kumureba kandi ture abaze bakakanya kumubona buriya ra mbese ari mu muhanda kumureba yego gutambikira hirya hano ni gutambikira iki siko bisunya ko aho tutarwanya kandi gakeya gusa icyo turakibona niba twamubona afite ibirenge hariya mama namawe ntago bitinya gafite ubundi byatobotse uzi ukuntu haba byarabira amande nde ariko byaratamba mye gute bimeze ngo abigana nkagoca ngo nibikoti ibikoze ukuntu bimeze n'ifoto yabihinnye ngo sha ntabwo njya nanabyishobora kuko nyamaze kujya genda na siri mukasi nanabyishobora byiza reka reka iyo yabaye mbese nta bintu byazana man none urazuri kureba man bafashe umwambaro nyago man oya yamuhindure reka tujye gukira noneho urabizi uramutse tumubonye tugomba kumubwira agomba kuba umukozi wacu